yanjye account nayishyizemo ari yanjye ndayikoresha uko mbishaka ubundi kuvanga umuntu yakoresheje nabi ngo yambara ubusa n'iki ubundi ubusa bugaragara mu maso y'ububona maso y'ububona naho nyiri kubwambara se nyiri kubwambara ntabwo biba bwabaye ubusa ni style ashaka kwambara ku buryo ushobora kuyoberwa ko nawe wambaye ubusa kandi uri bangamire societe nambaye agatopu twa dupira tujya twambara ndambaye bishaka kuko mufite na t-shirt nabyo bishana nabitoranyije today ndambara ibi bitewe na climate ihari umbonye cyangwa se mwamba n'akajipo kagufiya ikabutura wamona akavuga uturiya yambaye ubusa we niko bibona mu maso ye ariko gena byambaye mbishaka I know ko numva ndi comfort kubyo nambaye uko ari byashaka aho nisi biri kwerekeza nje nzakomeza nambare bya bindi banegeka mu gikari ariko nitsone ndirimbo imeze gutya zarebwa nabangaye uko dushaka ko bitugaburira niko twitwara nk'uko isi bishaka ntabwo twambaye ubusa buri twambaye bijyanye n'uko tugomba kuba twambaye ko hari benshi bavuga ko bituma mugusha n'abantu b'abasaza Munda bari bukwe tubiruka kera mu ishuri mugiye kuvuga iki byagari daje yego okay amazina yanjye ni yandi iyo nambwe yatewe barabyanga byabaye cyangwa se twavuze no nkunda bajyanama ahubwo batukugira inama no twereka inzira itujyana muri bya bintu baravuga ngo hari gihe banga kumvira izo nama ugasanga n'undi wari wakagombye kuba wari buzazumvire kurundi ruhande ngavuga niri ku muntu pushing ashaka kugera hagere a feeling yarahageze azasubira inyuma yongera atagire muri ya nambwe yindi itari kuri ya side ko tugerageza ibintu bikanga tumenya ko biratari ibyacu tukagana ibindi ubundi nabandi babyumvireho kumuntu bagomba kwishima muho mu kwishima yaba afite n'inshuti bakishimana ubwo niba nzi ko mfite bidi January kwa mbere tumira inshuti abo hirya no hino na family zibimenye hakongera ikintu cya boyfriend ibyo n'ubyo mwihariko bagomba kuhagera kandi birumvikana ahagera n'akantu akantu nukuvuga iki akantu nta muntu upfa kuza gutyo gusa ukabona byumva atazagira usangaje gutyo gusa n'akantu abagomba kuzana gift birumvikana boyfriend wawe exactly ugategura bidi ariko utagetinga ko boyfriend wawe hari ikintu ari buze nitegeko nizo zaza gutyo gusa nta kintu azanye nisundi konzi ko batwerera mu makwe cyangwa iki yo bidi yabaye ubukwe se biratandukanye birumvikana biratandukanye agomba kuhagera nze ni akantu nk'umukunzi n'umukunzi by'umwihariko niba nanamuzanye ni introduction no kumugaragaza agaragaza kandi agaragara ko ari icyo azanye ko hari icyo azanye ibyo bikora ugambiriye kwereka inshuti zawe cyangwa gutuma boyfriend wawe aspendinga nk'uko bivugwa ubuye ku ruhande rumwe ubuye bagomba no guspendinga spendingira umuntu akunda cyangwa se umukunzi we kandi no kumugaragaza mu nshuti zanjye bahura n'ahandi akavuga uti n'uyitwara mbonye aha kwa kana bakamusuhuza abana mutabara ko abasore babi donc ba claiming bavuga ko iyo myitwarire atari myiza kenshi ituma benshi bisanga muri manka mu expenses batigeze bateganya ariko kubera nabo gukipinga cyangwa se guharanira ko bashuti babo batabacika bakavuga bati dukora iyo bwabaga tugaspendinga nkuko baba babishaka ariko n'ibintu bituvuna biratubabaza kuki icyo kintu mukivugaho iki nk'abakobwa oya ariko n'umuntu bagomba kuvunika abagomba gucakira impano n'ibida bagomba gucakira impano kuko harabikora bakabyitwaza nk'urwitwazo uyu nguyu agomba kuma iki kuri iki ngiki ko ukunda gusanga ni mu kirori araje arateguye muri bidi araje arisanze ajya kumva wenda nkahita ngatura amati tugiye gusohokera aha kandi ndabizi neza ko nta kuntu magaze ariko nkavuga ngo tugomba kujya muri Serena n'urugero tugomba kwita twirukira muri Serena cyangwa se tugiye no muri Pirate batereka bariho tujya kunywera no kurira icyo gihe yitwa kuba mbivuze ndi gutagetinga boyfriend wanjye nta wundi muntu uri spending coffee n'undi rabariye icyo gihe nyine naho ndi ndabari gutekereza ariko hari gihe bijyana nuko muzi cyangwa na economy muzi bikajyana n'ibyo ngibyo byose kuki mutizera abakobwa kuki biterwa n'iki twizere ushobora no kubona nbyizera ko bishobora kubaho ariko nkabyizera kuri percentage iri hasi nkavuga ni nahangaha ahandi naha
rero kujya kukwizera kuri future husband nkanga kugira ikintu na kimwe ushobora kunkorera cyangwa ushobora kugusaba muri future husband ahubwo tuba ari by'uyu munsi ko biri possible ko tubona ingero nyinshi zitandukanye ngo twarabizeye twarabiringiye ariko n'undi bikarangira batabayeho rero reka tuba ari by'uyu munsi niba spending nta nabaho azaba muri make ni ukuvuga uti nimba nzapfa nzakira simbizi reka mbizi ariko today muri make n'ibyanga bizanga ariko kameme hari icyo niba hari akaciye hari igihe duhana gusigara memory udafite icyerekezo arabivumbura akavuga uti niba bivumbura ari uko bimeze reka mbitware gutya byihorere tugumane gutya anyine nanjye mu kintu ngo njyajya unkunda ngukunda ko nguko cyangwa se njye nkabivumbura kuko wenda ku myaka mfite cyangwa se n'icyo nshaka nahita bipo ariko ari utabipo akavuga dukomeze gutyo nyine niko wabishatse ni homba mbese twibereho gutyo ubwo nguko kandi ibyo bidatera stress urebye ikibazo bibera nacyo urukundo rutagira intego ubwo ni gute rutatera stress yes ngo wayi kazana nshuti mva mw'Impeta TV ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe ibintu by'ingenzi cyane kandi wowe wemeye gutangirana natwe muri uyu mwaka wa 2024 nongere nkubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi nizera ko tuzabana amahoro kugeza ku musozo w'uyu mwaka twatangiye turi kumwe twiyemeje rero kubageza inkuru z'amashusho muri uyu mwaka nk'uko benshi mwabidusabye twari tumenye kubagezaho ibyegeranye ariko noneho ni inkuru z'amashusho aho twifashisha ibyamamare urubyiruko ingeri zose zitandukanye twajya tugira ibiganiro tuganira ariko tugamije ku entertaininga ndetse no kubaka societe muri rusange uyu munsi rero twabazaniye umukobwa udasanzwe nkuko mumureba rwose kuri kamera za IMPETA TV ni umujene ukeye ntatinya kubivuga yambaye ingofero nziza cyane ndagira ngo mbere ko tugirana ikiganiro cyiza nkeka ko kiwe kiryoshye kirimo impanuro n'ubuhanga bukomeye ko n'umuhanga ndagira ngo abanze yibwire abakurikiye IMPETA TV sister turi kumwe nande ese watubwira amazina yawe hajya kwivuga mu Rwanda biracyabaho bibaho ngo tuba tumaze kwibagirwa ibyo bintu ngibyo aricyo bita introduction urivuga uratubwira amazina yawe tubiruka kera mu ishuri ugiye kuvuga iki byagari daje yego okay amazina yanjye ni yandi arabanza arabatanzi ni Noella Ishimwe ko mundebe kugira nuko nguko ni njyewe Noella niryo banzo kenshi cyane niryo bakuziho yego Noella Ishimwe ni umukobwa ni umudamu ni muntu ki shaje burangikira ko rubwo natwe bijya biducanga ariko ndi umukobwa ndi umujene imyaka itari myinshi ariko irimo ariko sinzi cyane nubwo nta mukobwa buryo ukunda kuvuga imyaka ye kirazira ko se wenda ubundi kubera iki abakobwa batavuga imyaka yabo burano kubera iki ibintu by'imyaka se twe ko dukoresha anniversaire buri mwaka wajya uvuga imyaka ugize bikazavamo byarimo twatwivuyemo mwamwivuyemo abakobwa bazwiho gukoresha anniversaire cyane rero ubu ngubu wamugana August, January, no yabaye buri kwezi ni Noella Ishimwe ni Ishimwe Noella akazina keza wavutse kuri Noheli se kuri Noheli okay impamvu bahise bakwita Noella mama wanjye n'umuhanga Noella tuguhaye ikaze kuri channel ya IMPETA TV murakoze cyane ntangiye ku turuganiro cyangwa se ikiganiro nateguye numva twaganiraho uyu munsi hari akantu mvuze ku bijyanye na bidi ngo mukoresha bidi kenshi wenda nako dushobora guhita tukavugaho hari ibintu bivugwa muri iki gihe ko ngo abakobwa benshi niho bivugwa ko ngo basigaye bakunda gutegura amabidi cyane mu rwego rwo gutakazamo cyangwa se gutuma abafriend babo baspendinga ibi bintu bibaho biramutse bibaho bivugaho iki sibyo n'ubwo byumvise koko
njye narabyumvishe vuba ndavuga nti nkwiye kubaza abajene cyangwa se urubyiruko ibi bintu biba bigendereye iki cyangwa se bibaho muri make bikorwa gute wasobanura abadukurikira kugira ngo barusheho kubyumva ubundi n'abandi babyumvireho umuntu bagomba kwishima umuho mu kwishima yaba afite n'inshuti bakishimana ubwo niba nzi ko mfite bidi January kwa mbere atumira inshuti abo hirya no hino na famille zibimenye hakongera ikintu cya boyfriend ibyo n'ubyo mwihariko abagomba kuhagera kandi birumvikana ahagera akantu nukuvuga iki akantu nta muntu upfa kuza gutyo gusa ukabona byumva atazagira usangaje gutyo gusa n'akantu abagomba kuzana gift birumvikana boyfriend wawe exactly ugategura bidi ariko utagetinga ko boyfriend wawe hari ikintu ari buze nitegeko nizo zaza gutyo gusa nta kintu azanye ese konzi ko batwerera mu makwe cyangwa iki yo bidi yabaye ubukwe biratandukanye birumvikana biratandukanye agomba kuhagera nzani akantu nk'umukunzi by'umwihariko niba nanamuzanye ni introduction ni ukumugaragaza agaragaza kandi agaragara ko ari icyo azanye ko hari icyo azanye ibyo bikora ugambiriye kwereka inshuti zawe cyangwa gutuma boyfriend wawe aspendinga nk'uko bivugwa ubuye ku ruhande rumwe ubuye bagomba no guspendinga spendingira umuntu akunda cyangwa se umukunzi we kandi no kumugaragaza mu nshuti zanjye bahura n'ahandi akavuga uti n'uyitwara mbonye aha kwa kana bakamusuhuza aba banamutabara ko abasore donc ba claiming bavuga ko iyo myitwarire atari myiza kenshi ituma benshi bisanga muri manka mu expenses batigeze bateganya ariko kubera nabo gukipinga cyangwa se guharanira ko bashuti babo batabacika bakavuga bati dukoriye bwabaga tugaspendinga nkuko baba babishaka ariko n'ibintu bituvuna biratubabaza kuki icyo kintu mukivugaho iki nk'abakobwa oya ariko n'umuntu bagomba kuvunika abagomba gucakira impano n'ibida bagomba gucakira impano kuko harabikora bakabyitwaza nk'urwitwazo uyu nguyu agomba kumpa iki kuri iki ngiki ko hari aho ukunda gusanga ni mu kirori araje arateguye muri bidi araje arisanze ajya kumva wenda nkahita ngatura amati tugiye gusohokera aha n'aha kandi ndabizi neza ko nta kuntu mpagaze ariko nkavuga ngo tugomba kujya muri Serena n'urugero tugomba kwita twirukira muri Serena cyangwa se tugiye no muri Pirate batereka bariho tujya kunywera no kurira icyo gihe yitwa kuba mbivuze ndi gutagetinga boyfriend wanjye nta wundi muntu uri spending kofi n'undi rabariye icyo gihe nyine nta wundi ndaba ndi gutekereza ariko hari igihe bijyana n'uko muzi cyangwa na economy muzi bikajyana n'ibyo ngibyo byose bigatuma rero tubitekereza gutyo ari ukuntu umuntu n'undi aza akakuyereka ukuntu bigatuma umugaragaza mu nshuti ati bose twagiye kunywa akantu ubundi birarangira tutagiye no kubyina amujyana gutyo kandi abagomba kwishyura bili muri make abasore hari ababigenderamo bitewe n'uburyo nabo bigaragaje cyangwa se bashatse babimenye ababashije kubyumva ndagira ngo ntacyo atababwiye ati mujye museruka muzi ukuntu muhagaze kugira ngo ni babata muri uwo mutego mubashe kumenya uko mwigobotora ariko se mu by'ukuri ubundi kuki abakobwa badategereza erega nkeka ko umuntu akenshi aba ari yo future husband kuki udategereza ngo uyu muntu ahubwo twubakane urugendo rw'urugo tuzubaka tuzatera imbere urumva ubutamuhombya mu gihe mutarabana abantu bakuru bajye banadufasha future husband tuzamubwirwa n'iki n'iki turi kumwe ni boyfriend na girlfriend ariko hari uburyo twe turishobora kungo atari future husband bitewe n'ukuntu tuba tumubona ukuntu mba mubona akenshi birumvikana ko ushobora kwanga ko aspendinga vuga ni ngewe wicaye na level mukundaho my future husband but I don't know ntabwo maze ngari gutekereza iki we ariko nyine kubitekereza kuri ni side nkavuga nti so ubundi uwamurya bikarangira ko n'ubundi ashobora kutazabaho twishime today kuko tomorrow is not for us. It's not for us. Ariko mu rukundo habamo kwizera nuko kameme y'umuntu ya propose akakideklara nkeka ko niho agakwiriye uheraho koko ashobora kuba ari we future husband wawe kuki waba ubayeho uvuga uti I don't know kandi deja yaje yateye intambwe yakweretse ko maybe ejo nejo bundi ashobora kuba ari we muzarestinga igihe cyanyu cyose kuki mutizera abakobwa kuki biterwa n'iki
twizere ushobora no kubona nbyizera ko bishobora kubaho ariko nkabyizera kuri percentage iri hasi nkavuga ni nahangaha ahandi naha rero kujya kukwizera kuri future husband nkanga kugira ikintu na kimwe ushobora kunkorera cyangwa ushobora kugusaba muri future husband ahubwo tuba ari by'uyu munsi ko biri possible ko tubona ingero nyinshi zitandukanye ngo twarabizeye twarabiringiye ariko n'undi bikarangira batabayeho rero reka tuba ari by'uyu munsi niba spending nta nabaho azaba muri make ni ukuvuga uti nimba nzapfa nzakira simbizi reka ariko ni muri make n'ibyanga bizanga ariko kameme hari icyo niba hari akaciye hari igihe duhana gusigara memory ko numva haba harimo nanone imibare myinshi cyane rimwe na rimwe ushobora gusanga abasore benshi baba batazi ko iyo mibare ibamo ngo babyitwaremo bate nabo baba badufite iyindi ntabwo ari uko nyine nabo baba bafite indi mibare yindi nayo baba bafite mbese ni win dore ni muri betting ni win abasore ngira ngo barabyumvishe abakurikira Impeta TV mutamenya ubwenge abakobwa bamenye ubwenge barababara bavuga ati nta wamenya ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka reka mfatirane rugikubita Noella hari imyitwarire idahwitse ikwiye kuvugwa kenshi n'abakobwa bavuga ku basore b'iki gihe cyane cyane abari muri relationship cyangwa se inkundo ku bwawe ni nk'iyo myitwarire idahwitse ubona n'umusore w'iki gihe uri mu rukundo ukavuga uti kameme ibi ntabwo ari byiza biri too much ni nk'iyihe myitwarire wavuga wajudginga nawe ko ari mibi mu rukundo imyitwarire sikari nyinshi relations zirabishye nta n'ikintu kiri motivation kirimo hari igihe umusore agutereta akagushyira muri iyo side relation yanabigusobanuriye neza muranahuye muranaganira ari n'ubwa mbere munahuye ariko ugasanga we afite iyindi target akaba abizi neza ko aguhaye manda bakaguha manda umuntu uzatereta imyaka 2 ariko n'ubundi ntabwo ngo azaba my wife ibyo ngibyo ku mukobwa iyo mbibonye cyangwa dushobora kuko ahubwo se ntabwo tubona ibintu kimwe dushobora kuburangira agiye muvumbuye nkabimenya before kuko natwe yagiye dukundana twiga umuntu agenda nkamuvumbura ngicyo nkavuga ni umuntu ntabwo nanjye twashobokana leta mupo kumva ni ikintu bashyira ku ruhande we agashaka kuguprofita akubonera inyungu ariko arabizi neza ko ejo ntabwo muzamuri kumwe ntabwo agukeneye kuko abavuga uti ku murongo umwe hari haba harabahuye hajye huye kuko there is no target wifite ikindi kintu ari kureba muri make abasore bo mu mico imyitwarire idahwitse no kugaragara nk'abantu badafite target nk'abantu batari specific n'iby'amasegonda n'iby'uyu munsi none hari ku rukundo n'urwa babiri mwe mubafasha iki kimutamufasha kugira intumbero se kandi muri relationship turi muri relation ndanamwereka uko bihagaze mwereka icyo nshaka nuko bigaragara ko tuba tugirana n'ibiganiro ariko ugasanga njyaho nshaka kurasa kenshi we nanuga naharasa ahubwo nanuga ari no kubyitaho nanuga ashaka no kubireba uguye ku kantu nkunda cyane uravuze uti hari ahantu mba nshaka ko arasa cyangwa targeting ariko nkabona arahaca hejuru urugero aho hantu kuki utamufasha ngo abe specific urugero ushobora gusanga agiye ku myaka mfite nkabwana mu serious ndashaka umuntu uri seri ari seri mvuge ngo mweretse famille mweretse inshuti ako nzi ko ari seri kuko dushaka kwereka inshuti zacu ko umuntu tuzi neza ko ari seri ariko kuri we nta nshuti ye n'imwe impamvu yaga kuzikwereka ni iki avuga umuntu araguma mu bikari nta kindi kintu nzamumarisha ni mu gikari gusa ibyo ngiye kubibona gutyo kuko yatangiye kuba seriye abatangiye no kureba ibintu byinshi akavuga uti reka niba ndi kurasa ngiye mu rugo we akaba ari kurasa muri club cyangwa muri lodge kigiye birata bihinduka yatagetiye bise bihinduka ntabwo tukiri kurasa ahantu hamwe ntabwo muki tubipowa rero shamo umurongo ese utwo dutrika abakobwa benshi bura baratuvumbura cyangwa barabivumbura bakarenzaho nabo bakibera muri uwo munyenga udafite icyerekezo arabivumbura akavuga uti niba bivumbura ari uko bimeze reka mbitware gutya tware gutya byihorere tugumane gutya anyine nanjye mu kintu nkuryaje unkunda ngukunda ko nguko cyangwa se njye nkabivumbura kuko wenda ku myaka mfite cyangwa se n'icyo nshaka
nahita bipo ariko aruta bipo akavuga dukomeze gutyo nyine niko abishatse ni homba mbeze kwibereho gutyo ubwo ngo kandi ibyo bidatera stress urebye ikibazo bitera urukundo rutagira intego ubwo ni gute rutatera stress ni rwo rwese ya ngayo nguko rero ndumva bitoroshye mu rubyiruko ni umukino w'imbeba n'injangwe ariko bikwiye kujya mu buryo bwiza abantu bagakundana rwose burya bihesha n'ishema ababyeyi kuko wa mugani gukundana n'umuntu ntuwe wamupresenta muri famille ngo bamumenye ahubwo mukajya muhurira muri club gusa ndumva bigira imyaka runaka. Yes, mwabyumvishe abakurikira Impeta TV uyu mukobwa rwose nkuko twamubazaniye ngira ngo ibitekerezo bye ntibyoroshye biratyaye ngira ngo n'imyaka wa mugani biye nubwo nta wayivuga ariko ni baby face ku isura ariko mu mutwe ari mature. Yeah. Yes, Ishimwe hari imikoreshereze ya social media kuri iki gihe cyangwa se imbuga nkoranyambaga abantu benshi bakomeje kujudginga ko ziri gukoreshwa nabi cyane cyane n'urubyiruko kandi ari zo mbaraga z'ejo hazaza. Ya kubwawe ibijyanye n'imyambarire igaragara ku ma social media cyane cyane ku bana b'abakobwa wagira icyo tubwiraho ubibona ute? Ubundi buretse ko hari abaza bakabivuga ukuntu umwe bakamushinja undi bakamurengera gusa telefone niba ari yanjye account nayishyizemo ari yanjye ndayikoresha uko mbishaka. Ubundi kuvanga umuntu yakoresheje nabi ngo yambara ubusa n'iki ubundi ubusa bugaragara mu maso y'ububona maso y'ububona naho nyiri kubwambara se nyiri kubwambara ntabwo bwabaye ubusa ni style ashaka kwambara ku buryo ushobora kwiberwa ko nawe wambaye ubusa kandi uri wambaye societe nambaye agatopu twa dupira tujya twambara ndabyambaye bishaka kuko mfite na t-shirt nabyo bishana nabitoranyije today ndambara ibi bitewe na climate ihari umbonye cyangwa se mwamba n'akajipo kagufiya ikabutura wamona akavuga turiya yambaye ubusa we niko bibona mu maso ye ariko gina byambaye mbishaka I know ko numva ndi comfort kubyo nambaye. Ariko abantu benshi bavuga ko mu byo bavuga ko umukobwa ubyambara burya aba targetinga na apari yuko abishaka ariko hari abantu targetinga hanze kwereka bakavuga ko akenshi byaba atari byiza ko aba yabagusha mu bishuko bisho bigaragara ko turarebwa murarebwa kandi umukobwa ugomba kuba attraction abagomba gukurura abamureba for sure. Twebwe iyo twambaye tubona bari kutureba yabyo twambaye biragaragara natwe turi kugaragara uba wumva wayi proud yabyo. I'm proud nabyambaye bishaka kandi ndacwa ko araho nshaka kubyereka. Okay. Tuba tunambaye tutashaka kwereka abantu. None akenshi kubishyira muri social media ugasanga yashyize ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi bakuru abana barabibona iyo myambarire ubona ari ibintu bihwitse bijyanye umujene akwiye gukora akaba proud yabyo ngo nubwo ari free gukora ibyo ashaka. Aho nisi biri kwerekeza nzakomeza nambare bya bindi banegeka mu gikari ariko n'insore ndirimbo imeze gutyo zarebwa n'abangaye. Yeah. Uko dushaka ko bitugaburira niko twitwara nk'uko isi bishaka. Yeah. Ntabwo twambaye ubusa buri twambaye bijyanye n'uko tugomba kuba twambaye. Ko hari benshi bavuga ko bituma mugusha n'abantu b'abasaza ibaze gusundura umwana w'umusaza I mean umuntu w'umusaza bitewe n'imyambarire yawe urumva mutabaye urumva nawe yageze aho agomba kutureba ukabona ko ashaka kuza kuri level yacu abanza amenye ngo natwe tuba tumeze gute. Muri make icyo gihe ari hagati y'uwo musaza n'uwo mujene se ninde twavuga ko ari ku bihingana ushaka kungana arangana harabo tungana harabo nabo tutangana ariko wumuviye reka rinda muviye ari kubona ko dushobora kujya mu myaka imwe ashaka no gusubira down ashaka kumva ku maraso yacu ko mugiye kuzamara abasaza bigende bite niko abasaza bari turabamara y'itike bari kutugana ariko se buri mwana w'umukobwa winjira mu rukundo n'umusaza koko tuvugishije ukuri ugasanga umuntu arakurusha imyaka 20 ariko ngo bari muri relationship ibintu koko mubona bihwitse abakobwa nimugira impungenge n'ipfunwe kumva babavuga gutyo kuyindi side ajya bari bo bikwiriye ati gute n'umusaza imyaka 40 wenda sinshatse kubivuga ngo ninga ariko bigaragara ko tutari ku rwego rumwe ugasanga aruse babandi turi ku rwego rumwe arabaruse cyane ko abashyira mu gaciro avuga uti mwana akeneye iki ariko wowe ndarinda ko
amusiki ndarwaye iki ati jya kwa muganga iki baravuga uti byari muri make kuva umusaza arasa ku ntego akagira icyo akumarira akamenya icyo ukeneye kenshi dufokasiga ko hari profit mu gihe dufite relation itari targeting ibintu birenze bya kuri ni target relation arafasha iki arakora iki nanjye ngere kuri iki nawe agere kuri iki. Okay, abatukurikiye ngira ngo murabyumva ntibyoroshye wa mugani hazashya ko urubyiruko rwarahagurutse ntere mukwiye kubabarira abantu b'abasaza mubabarire mubareke bubaka ingo zabo bubaka ingo zabo murasenyera abakecuru bazigeze batubabarire bajye bareka kuduhamagara. Ariko se imyitwarire wenda y'abasaza bashuka abana b'abakobwa ni dusoza ni nk'iki wagira abasaza b'inama uti musigeho? Inama ya mbere nahera ku nama y'abo tungana cyangwa se n'abari hasi yanjye. Icyambere twe tuza abo turi bo tuzi n'imyaka turimo arevo yuko dushaka ngenje nkakugana uri umusaza ukambwira ati reka ahubwo turushaho kugira inama ukansubiza ndabona ukambwira ati ca muri uyu muryango angana ukwiye kuhanyura. Ibyo mama yuko babaye 2 3 4 5 icyo gihe nakumva ko icyo kintu kiri positive ngomba kwinyuramo. Ariko ndaza ndi kumugana kunsubiza inyuma ngagira inama arama welcome ahubwo gufungurira tume ninjira ahubwo ejo abari kunanga mu pass n'undi kubandi byo ntagiye bizacika mu gihe abakuru batateye inamwe ya mbere ahubwo bagira inama kandi ugasanga uwo ari kujyana muri ibyo bakatugira inama natwe ubwacu tugatera inamwe ya mbere nk'urubyiruko kuko natwe tuba turi kwica kameme harahazaza tuba turimo turangiza byinshi tuba turimo turagenda tuvamo ndetse n'ubuzima bugenda bugabanuka ahubwo turushaho kureba ni ibiki dushaka kugeraho ni bande bazabitugezaho inama dukwiriye gufata n'izihe. Ibyo biruta byose intambwe ya mbere n'umuntu ku giti cy'itera kuko ngo baravuga ni twe ba CEO mu buzima bwacu. Ngeri na mu managinga ngasanga ngo anzane negative advice bituma na mu managinga n'undi buzaba damaged. Ariko akenshi bavuga ko ubunararibonye nabwo bukonta cyangwa experience y'umuntu akuruta ashobora kukugusha byanga bikunda nubwo waba ufite uruhare nawe kwihagararaho. Ibyo byose ndumva uruhare rwa mbere rwagira abo bantu bakuru bakamenya ko abana bato yari abana bakwiye kutabashora mu ngeso mbi. Haraho mba nekereza ariko naho harabatekereza harahabanye abatekereza kuri kumusha ko yarabonye byinshi niba byumva ko nkashaka kujya hariya angira inama nanze kuyumva. Waba umwe iyo umwe nayanze iyo undi nayanze ese abana bubu bundi nabo kugirwa inama bo barashobotse ku rundi ruhande hari ubwo bavuga ngo nabo dushobotse uramubwira ndiyumve iki iyo nambwe yatewe barabyanga byabaye cyangwa se twabuze n'ubundi abajyanama ahubwo batukugira inama batwereka inzira itujyana muri bya bintu. Abantu bakuru rero bisubiraho ngira ngo murabyumvishe ni umujene arabivuze nta cyabafashe rwose niba bafashe be kubashora haba ahubwo barusheho kubashyigikira Noella ni dusoza nkushimira kuri iki kiganiro tugiranye ariko ubundi ni nk'ikihe kintu wiyiziho nk'impano wavuga uti rwose ahantu nk'umujene muri iyi si tugezemo uvuga utaha ahantu rwose ahandi yaminiya nk'igiki wa rero abantu tutazi n'impano yacu tubona ibije akaba ari byo dufata bibije ari byo mufata kandi nkagira courage avuga ko kundi umuntu ashoboritse twose agiyemo ngo arebe bizavamo ubwo nanjye ndi kuri side. Ariko nk'ibintu wumva wakunda cyangwa wamifite inzozi zo kumva wakora mu buzima kubwa yumva ari nk'ibiki nubwo umuntu agira inzira nyinshi ariko ushobora kuba yewe nakuze mu itangazamakuru kandi kugeza n'uyu munsi nirambamo ahubwo nyine abacirege nibabura gutya ku mashuri yanjye mfite birashoboka ko nagenda nkaryiga muri kaminuza ariko maze kumva advice nyinshi ziba zimbwira nta kantu gakirimo ni gutya nimeze gutya ariko ibyo ntabwo bikora ko ndifitiye urukundo nshobora kutabyitaho n'ubundi nkarigana kuko ndarikunda. Wabwira iki abantu baca intege abandi ku muntu ufite intumbero ariko ugasanga ari abaca intege wabwira iki abantu aba haters cyangwa se ba haters ubundi baravuga ngo hari igihe banga kumva izo nama ugasanga n'ubundi wari wakagombye kuba wari buzazumvire urundi ruhande nkavuga niri ku muntu pushing ashaka kugera hagere a feeling yarahageze azasubira inyuma yongera atagire muri ya nambwe
yindi itari kuri ya side ko tugerageza ibintu bikanga tumenya ko biratari ibyacu tukagana ibindi ikibazo nuko tugira ugasanga igihe cyadusize ngayo nguko ngira ngo murabyumva twarabihabwiye tuti muri 2024 ntibisanzwe turazana abantu bafite ubwenge burya ahubwo YouTube izitega abantu b'abahanga bazi gucriticizinga bazi imitekerereze yimbitse rwose turashaka kubazanira ubudasaka nuko channel yacu yitwa IMPETA TV turaba mudatengwa nabo dushaka gutengwa abasubscribers bacu abarangushimiye kuri uyu mwanya waduhaye kandi nizera ko n'ubutani tugutumira uzatwitabira ndagushimiye nawe wabanye natwe gusa niba wari mushya kuri channel ndakwibutsa ngo banze ukore subscribe ubundi utuhe no muri comment kubonye iyi video naho butaha